ahubwo arambwira ngo akiranga aya mafaranga mbanza no kuyanga arayansindika ngo ninyafate ngo nimfate sheke ngo ngende ngo ntazamugarukira mu rugo nuko nyine nayifashe ndagenda ntabwo nkubeshya ntabwo njya mbeshya sinakubeshya kare nta kibazo noneho urakoze mbaze isuraje urakoze wakucaye tukaganira ndakubona rero ubuse ujya hehe wiyambarishije gutya mu rugo niho wambarira gutya naho mba nkumbuye kwambara utwana twendera tukinkwira none se warabyibushye warananutse ku buryo narabyibushye sigabona ukuntu nsigaye ngana ubu warabyibushye narabyibushye ahubwo ibintu muri kugaburira murekeye aho ni ukuri narabyibushye warabyibushye byaba ari byiza wenda iwanyu nibakubona bazabona ko tugabura gusa turacyakubera nka kera tu musa kuva kera ko wakundaga amakabutura n'ubu akaba ariyo wambaye nyine izuba ryo muri Kigali ko riba ryabaye izuba kurebe abakobwa barabona noneho batazankoza isoni ambaraje nsigaye nohereza muri ibipapuro biratangaje kabisa ntabwo ziba ziteguye zisa neza cyane by'amasezerano noneho hari ibipapuro bari barajugunya ariko delivery ntabwo ari wowe ugomba kubareka bakabikora nawe ugomba kubikoma wabikoze ubitekerezaho neza ngo hajya kwivanga mu kazi k'abandi umuntu umuhemba ko ubwo se abahembereye ariko ukareba nyine ukabibabwira ubwo wasanga bazigwa kwa kundi kwawe ukabihurira ukazakira ukabireba gutyo gusa ujye ubyanga aho ngaho ni ukuvuga nk'izi mpapuro hano izi zose ziri hano izi zose nizo muri za dokima za kera zimwe bari barabitse ariko sitiri ubwo ko ari nazo zazikenewe murakoze kongera kumikaze mwebwe mukunda filime The Homeless Guy buri munsi muramuyibona kuri screen zanyu ndetse mukanayireba ariko hari byinshi mutayimenyeho uyu munsi rero tugiye kuba twasesengura mu buryo bwimbitse ndetse mugiye kuba mwamenya n'uburyo filime iri kugenda isohoka ndetse mube mwanasubizwa ibibazo byose mwagiye mubaza uyu munsi rero navuze ati reka ntangire babwire iby'ingenzi byose byaranze ino filime rero mwabonye yuko yatangiye Alice ari umukobwa wo mu rugo nyine yicara ahantu ku muhanda biza kurangira ahuye n'umusore umukunda cyane ari we Lewis na n'uyu munsi ukabona ko barimo baragenda bacana umubano wabo ukagenda ukembera uyu munsi filime igezaho usanga Lewis ashinze Alice kuba ari umurozi amushinza yuko ari igisambo ndetse namushinza byinshi gusa nitwakagirwa yuko Lewis abikura kuri nyina buri umusore usuko na nyina buriya nawe aba ari umupfapfa ntago aba afite ubwenge rero uyu munsi mwabonye yuko Alice akomeje kugenda ahura n'akababaro aho usanga Lewis akomeza kumubabaza ndetse anamutoteza mu buryo buhoraho ugasanga Alice nawe ahoranye inimba ku mutima ku buryo utakwibaza niba barigeze gukundana ariko Alice urubwa rwose yarutewe na nyina cyangwa se na nyina wa Lewis cyangwa se nyirakuru nimba twabyita nyirakuru sinzi muze kutwandikiye muri comment ko yitwa umuntu nyina wa Lewis abereye nde Alice nyirabukwe rero yakomeje abwira Lewis ati rwose Alice ni igisambo dore yanywa amafaranga kuri koti dore yagiye yangirije bino bintu byose kugira ngo Lewis nyine abe yakwemera yikundire Tricia nyine nawe ababonye umugabo nakundane n'uwo bita Alice rero uyu munsi episode zimwe ziragenda zisohoka kubona yuko Alice na Lewis nta bwumvikane buhari ndetse na Lewis adafite gahunda yo kuba yagaruka ahangaha ngo bumvikane ndetse banaganire ku by'urukundo rwabo ariko uyu munsi uri kubona yuko Alice nawe akomeje kugenda agira agahinda kenshi aba traumatized ariko uyu munsi nanone ubona yuko agenda ahindura imitekerereze ese biramutse bibaye ngombwa ko yakundana n'uwo babana byagenda gute uwo babana rero nta wundi ni Lucky aramufasha mu buzima bwa buri munsi amufata nka mushiki we aho usanga buri munsi agenda amufasha kuba yabona ifunguro ndetse n'uyu Alice agasigara mu rugo ategura ifunguro rya Lucky ry'umugoroba Lucky nawe akajya ku kazi rero usanga
Alice ahari ari gutekereza ndetse anibaza uburyo aba amerewe ndetse n'uburyo Lewis aba ari gutekereza igihe aba yaramuhakaniye ndetse yaramubangamiye amubwira ko ari igisambo ndetse anamushinja ibindi binyoma byinshi atari byo. Rero mwabonye ko mama Lewis nawe yakomeje guhatiriza Lewis ati kuba ukundana na Alice ntabwo ari byo dushaka, ahubwo turashaka kukubona ukundana n'umukobwa wacu ufite amafaranga ndetse niba bafite amafaranga umukobwa twahaye isezerano ababyeyi biwe ko ari wowe uzamujyana, ugomba kubigaragaza rero ukamushaka. Akomeza rero gushyira igitutu Lewis atamubwira ati wowe komeza urwane ndetse Alice ni igisambo ntuzongere kumukurikira ati kandi narakubabariye kuba wari waratwizigamiye ukavuga ati ntago wakwemera gukunda Tricia ahubwo ngo wiyegure umutima wawe wose. Alice ati narakubabariye rwose nubwo wari warakunze igisambo cyananyibye amafaranga narakubabariye. Lewis rero nawe afite inshuti imukunda cyane ndetse banakorana mu kazi ka buri munsi, banategurana imishinga itandukanye izabageza kure, aho usanga iyo nshuti yiwe ariyo Dani imufasha gutekereza ndetse no kugaruka mu by'urukundo ari kumwe na Alice. Rero Lewis akomeje kugirwa inama na Dani amubwira yuko Dani nyine amubwira ati Lewis tekereza neza umere neza iri setinga rwose wemere ushaka amakuru ahagije wabira bintu wabivuyemo mu buryo bwa gihubutsi, ntabwo wigeze utekereza ngo umenye neza niba koko uyu mukobwa uvuga yuko ari igisambo ndetse uvuga yuko ari umutima mubi yaje yigize umumarayika imbere yawe, ibyo ngibyo rwose umushinja banze ubishakire gihamya ureke kugenda umuvutsaho amagambo ndetse ugire n'icyo umwangira gifatika. Rero Lewis nawe akomeje kubwira Dani amubwira ati Lewis ntugatume ntekereza kuri ibyo bintu ndetse ntabwo ngomba no kwisubira mvuga yuko Alice atari igisambo cyangwa se nongera gukundana na Alice kuko ndabizi neza ati ni igisambo ndetse ati ni umuntu mubi rwose yarabimukiye, ati ntiyigeze ambanira neza mu minsi twamaranye ndetse n'igihe yarandi mu biganza. Rero ngo namuturaguye ari ku muhanda amerewe nabi ndetse afite ibibazo ndamufasha, none impembo cyangwa se igihembo yamaye ni uko yanyituye ubugome ndetse no kunyiba agatuma umuryango wanjye ushwana ndetse nkanawubangamira. Rero nicyo yaje kuba yasubiza uyu mukobwa Alice ndetse amubwira kuri Dani avuga ati ko ibyo bintu atabisubiramo. Nana nawe akomeje rero kugenda abwira Lewis ati Lewis ati rwose ndashaka ko ukomeza gukunda Tricia, urabizi yuko na mama byemera ndetse n'ababyeyi ba Tricia barabyemera, ati Tricia yavuye mu mahanga mu Bufaransa aje kureba wowe wimwima umwanya, rero muhe umwanya muganire ndetse mupange no ku by'ubukwe nk'uko nyina wa Lewis akomeza kubisaba uwo bita Lewis n'ubundi. Rero nanone Nana akomeje gucana umubano hagati n'uyu muhungu ugendana na Lewis, aho usanga agenda amubwira yuko amukunda cyane ndetse ashaka yuko banaba aba girlfriend ndetse n'aba boyfriend mu buzima bwabo bwa buri munsi. Gusa nk'umufana wese ukurikira ino filimi kuri The Homeless Girl, episode zigenda zikurikira ubu no munsi tugeze muri za 30 ariko urabona yuko Lewis nanone turimo turibaza duti Lewis ese azemera kugarukira Alice amukunde cyangwa se Lewis azamesa kamwe yikundire Tricia cyangwa se arebe undi umukobwa umukwiriye Alice atarimo. Alice nawe azemera kuba yakunda Lucky cyangwa se azemera kuba yakunda Lewis cyangwa se nawe azamesa kamwe yirebere undi umukwiriye. Mama Lewis nawe azemera guharwa kubona umukazana nka Tricia, yemere koko Lewis ashake undi mukobwa ndetse ashake undi mukazana atari Tricia, ese bizakunda? None se ahubwo Nana nawe azahabwa urukundo n'umuhungu w'igihanganye ndetse w'ikizungerezi akunda cyane Dani, azamwemera amuha urukundo cyangwa hari ubundi buryo buzagenda nyuma yuko Dani yaba atanze response kuri uyu Nana? Tricia se wewe azemera Messi kamwe cyane yuko agenda avuga yuko agomba kuva mu by'urukundo we na Tricia nako na Lewis, akemera kuba yashaka undi munsi kuko yabonye ko Lewis nta gahunda? None se ko Lewis akomeje kugenda arwana na Tricia bapfa yuko Lewis yanze kwemera yuko Tricia yaguma kumubera girlfriend, ni ukubera iki? Bizagenda gute se? Ahubwo se nanone
Honorine yagiye kwiga azagaruka noneho yemere kubana na Alice by'akaramata noneho neza, cyangwa Alice azaba yarabonye ahandi aba cyangwa se yarishakiye n'umugabo. Ibyo se byo birahagije. Reka turebe muri episode zizakurikira. Episode zizakurikira rero turakeka Alice na Lewis bazahora, kuko ikiri kubitwereka ni uko ubona yuko Lewis aho ari ndetse n'uburyo ameze usanga nta gatima afite ko gutekereza kuri Tricia, ahubwo umutima wiwe wose awushyira kuri Alice. Nubwo ajya avuga yuko yamwikuyemo, Alice ameze nk'ikiyobyabwenge kimuri mu mutima ndetse no mu bwonko, aho usanga kukigobotora byagorana ndetse niyo yakwifatisha imiti y'abaganga ibaga imitima itabasha kumubaga umutima we ngo ikuremo Alice. Rero bizagenda gute? Ndabona rero giye uko bimeze, Alice azasubirana n'uyu Lewis, urukundo rugahinda ndetse bikakomeza kuba amahwi, bikanaryohera abantu bakunda ino filimi ya buri munsi. Rero mukomeje kugenda mwereka urukundo Press Vision Films, aho musanga murimo muragenda mubereka urukundo aho mu masaha make cyane usanga ino filimi ifite aba viewers ibihumbi 10, aho ni mu isaha imwe ifite aba viewers bagera mu bihumbi 10 bamaze kwira mu masaha 5. Urabizi bigeze nko kujya mu bihumbi 87, mu bihumbi 50 hagati aho iyo filimi ibi bifite, ndetse ni filimi itangiye kujya yereka abantu benshi ko yabahindura ndetse ikanabigisha. Nuze kujya kure rero free episode iri bukurikiye ndibuze kuba nababwira amakuru ku bakinnyi mwagiye mukunda muri iyi filimi, muri iyi channel ya Press Vision Films, aho uri buze kumenya niba Gihozo Cedric ndetse na Sharomo basquaplayinga bakaza gukina muri iyi filime, nabo mukababona. Murabizi rero mwabonye muri filimi y'umukire w'umiliyoneri, mubona ko bakinnye neza, mubona ko bagiye bagaragaza urukundo ndetse banagaragaza ubushake n'ubunararibonye bagiye bakina muri filimi, nk'urugero umukire w'umiliyoneri, filime z'uruhererekane bakinaga kuri Press Vision, aho mwagendaga mubabona. Rero mwabonye ko bakina neza ndetse abantu benshi banatwandikiye batubwira yuko babakunda cyane. Rero ndi bubabwire uburyo bashobora kuba bakwaplayinga mu gihe gitonya, mukaba mwakongera kubabona muri filime ya The Homeless Girl, mukaba mwababona cyangwa se mukamenya naho baherereye n'ibyo barimo, tukamenya ibyamamare byacu uko bihagaze ndetse tukamenya n'uburyo bigiye kuza gukina, ndetse nawe ndi bubyishimira. Ntukagende utatwandikiye muri comment ati byibura turashaka Gihozo, byibura turashaka ko ahangaha twahabona Cedric, twahabona uwo bita Sharomo, twabona uwo bita uwahoze ari Papa Sharomo muri filime y'umukire w'umumiliyoneri, twabona ndetse n'uwo bita Nuza Kami ndetse n'abandi bose twagiye tubona. Ariko mwabonye ko bakoproye n'ubundi bakazana abakinnyi twari twarakunze. Alice yaraje, Raki araza, Dani araza ndetse n'abandi mwagiye mubabona na Tricia mwabonye ko yaje. Rero mwabonye ko byari ibintu byabaye byiza, ahubwo icyari kuba cyiza noneho cy'akarusho nuko bari kuzana n'abandi batandukanye, harimo nyine nk'abangaba navuze hepfo. Ndetse nimba mubishaka muzi kutwandikira muri comment mutubwire koko nimba mubishaka ko baza, nimba mwabishimira baramutse bakinnye muri iyi filimi, nimba filimi yaryoha cyane baramutse bayirimo, mubitwandikiye muri comment. Mwamuhawe rugari, nakabuza koko mwebwe muri abantu b'ingenzi cyane, ndetse tubayijeje yuko buri gihe ikibazo muzajya mugaragaza tuzajya tugerageza kugikosora. Ni nyuma yuko rero abantu bagiye batanga ibibazo byabo bamaze kubisubizwa ndetse bakanabyishimira, bakaba banakanda akanyenyeri bagashimira Press Vision ndetse bafatanyije na Joxine Rami wewe ubafasha kuba yabaha amakuru ndetse no kubagezaho ibibazo byose baba bakeneye. Mwabonye ko rero uwavuze ati twebwe rwose amajwi ntabwo ari gusohoka neza, hari aho arimo aragenda amera nabi, hari uwo twashubije rero ndi buze kumuripininga, muri muze kumubona twaramushubije uwo muntu bamukanda akanyenyeri, biba ibintu byiza. Rero hari n'undi rero yaje ko yavuga yuko bagomba kuba bahindura bakajya bajya hanze. Nimba mwabonye filimi bita Inzira y'Umusara, mubona ko bakinira mu nzu hanze hose, ukabona ko ari ibintu byiza, ukabona ko bakora village film, ukabona ni filimi nyine ifata umudugudu nyine, apana kuvuga ngo yagiye mu nzu. Ukavuga yuko nyine ari ibintu byiza, ukabona ubusitani ari ibintu byishimiye. Rero ni The Homeless Girl igenda igaragaza yuko bakorera mu nzu cyane. Rero umuntu wabisubije nawe agiye guhabwa response na feedback mu gihe gitonya, kubona we yabasha kuba yahita asubizwa ndetse akaba yanahembwa, kuko aba yakoze akantu k'ingenzi. Rero nawe urumva ko abandi barimo barakokana ibihembo, mu gihe wowe ukicaye genda muri comment mubyandike muri benshi, ndetse ugeze no kusharinga abandi benshi kugira ngo bakomeze baryoherwe n'injyana n'imiziki filime zigezweho z'uruhererekane ku rubuga rwa YouTube kuri Joxine Rami, aho muzajya mukurikirana byose. Rero reka nkubwire ati kanda subscribe ukore
like ndetse nibagirwe n'igitekerezo cyawe muri komenti. Uri uw'ingenzi mugenzi, turagushimiye. Imana ikuduhera umugisha kandi Imana ishimwe kuba yatubashishije kugera hano. Amena.